Reka mbasuze kandi mbifurize byiza mwe mukoje kurikira A Voice of Time TV. Reka mbasuze kandi nyine abari muri diaspora mwese aho muri mumve ko tuhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ku munsi rero ku cyumweru ubwo hasozwaga shampiyona y'Iburayi nyine Yamagare aranyine mu gihugu cy'Ubufaransa niho yaberaga, aho bafashe video cyangwa se nyine watsinze irushanwa ry'isi uriya podcast uriya nyine baruka hano mu Rwanda nyine kwegukanira shampiyona y'Amagare y'isi, aho barimo bacaho abantu barangije bakabakorera ikiziga bakagenda bakora ku mukinnyi kandi asigaje half metero zigera kuri 500 nyine kugira ngo agere ku murongo. Abantu bakagenda bamuterera ibipapuro abamukubita udustika nyine tumwe na tumwe. Ni ibintu byavugije rero amahanga yose baravuga ati igihugu cy'igihanganye ntago ari uko cyakagombye gukora. Barimo rero bagenda bamukubita n'inshyi ndetse bamwe nyine bagenda banamufata amafoto bamwegereye cyane ku buryo iyo hagira akantu kitambika mu maseri cyangwa se kamwitambika byari kwita ibintu bibi cyane. Bakomeje kubigeranya no mu Rwanda rero, aho mu Rwanda hari security ihagije cyane, dore ko harimo n'intera nini ugereranyije nyine aho abafana baba ari naho umunyegare cyangwa se nyura, aho rero byatangiye kuvugisha ati bajye bigira ku Rwanda. Ubufaransa rero narwo rusanzwe rugira icyo twakwita Tour de France, nayo ikunzwe cyane haranyine mu gihugu cy'Ubufaransa, aho bibaza bati ese kuki batagira organisation kandi basanzwe bakira amarushanwa agiye atandukanye. Abantu rero benshi bagiye bagaruka rero kw'iki kintu bavuga ati ahubwo batangire bigire ku Rwanda, bitari ibyo bajye bahereza u Rwanda rwakira amashampiyona yose y'amagare kuko bafite ubushobozi buhagije bwo kwakira amagare kuko byarabarenze nabo. Kuko n'umuyobozi wa Yose Cycling yavuze ko yatunguwe cyane no kubona mu Rwanda ari uko nguko bimeze ageranyije n'ahandi rero bagiye habera irushanwa nyine. Yagiye avuga ati ibi bintu rwose ntago bisanzwe bitewe n'umwiteguro byonyine wari uhari. Yavuze ko ari ibintu bidasanzwe cyane ageranyije n'ibindi bihugu kandi ibihugu nyine by'ibihangage, ibihugu by'ibihanganye kabisa byo usanga bidategura. Ni irushanwa rero hari nyine mu Fransa ryabera abantu bakomeje guterwa n'ipfunwe nyine bavuga ati nta mupolisi nta kiyo kuwegeza ku ruhande, nta barriere. Ariko mu Rwanda hariho barriere n'ibyapa byamamaza visit Rwanda n'ibindi byose, ariko hano ko mubibona nta ni nk'akayira bashatse kwiciramo nyine abantu bakahagararamo wagira ngo ntago ari amarushanwa kwera. Ibi rero ni ibintu byakunze kugarukaho rero, bamwe baravuga ati u Rwanda bibaye gutya bigiye bikomeza gutya ahubwo baruhereza amarushanwa yose akaba aribwo ruzajya rwakira amarushanwa yose. Ndetse rero benshi batangiye no kwibaza bavuga ati ese ahubwo mutubwire irindi rushanwa tuzaryakira ryari kuko twebwe byinshi byose birahari byose kabisa, muzaze mutugane dore ko nyine wa mugani byose bihari. Byose nkenerwa mu irushanwa kabisa, byose biba bihabaye gatanu kandi ugereranyije rero n'amarushanwa aheruka mu Rwanda. Ubona ko harimo itandukaniro cyane, harimo itandukaniro rinini cyane ugereranyije nyine n'imyitwarire y'aba ngaba ukagereranya n'imyitwarire iba mu Rwanda, ubona ko ari ibintu bitandukanye cyane ku rwego rwo hejuru. Gusa wenda ushobora kugira ngo mu Rwanda naho ngo nuko byari bimeze, ariko reka mbasigiremo video zo mu Rwanda zimwe na zimwe mugende mwirebera kandi mugende mugereranya n'aha ngaha. Muraza kutubwira muri comment ko mubyumva, ese mwabyakirute mu Rwanda baduhaye irindi rushanwa twaryakira, mwabyakirute. Gusa rero niba ari ubwa mbere wisanze ku mibero wacu Voice of Time TV, ibuka gukanda like ukore subscribe fungure n'inzogera kugira ngo byose byiza rero bijye bikugeraho 5 kuri 5. Mwabanye nyitsa DJ kandi famous. Abashimiye.